umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi wo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza nuko tumuri inyuma mu kubaka igihugu, twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda, mbere yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda. Ijambo rimwe rya mbere ngiye kuvuga kandi ndangizaho, Kizito Mihigo Nyagasana akugororere mu ijuru, abamarayika bamanuke baguhe imigisha uzakomerezaho. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours de bons mots, on t'aime beaucoup. On ne t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito afite uyu munsi. Umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi wo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. I love you, Kizito! Ikaze nanone mu nyemerere duhe ikaze abatumirwa nyine dufatanye ikiganiro. Reka duhere nk'uko amategeko y'ikinyabupfura biteganya, reka duhere ku mudamu, duhe ikaze Delphine Uwituze, akaba ndetse ari nawe presidente wa KMP. Delphine Uwituze, turagusuhuje, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje, ndabashimira kuba mwamenye muri iki kiganiro nanjye. Urakoze cyane kuba wakitabiriye. Reka duhe ijambo kandi tunasuhuze Bwana Dismas Kaboyi, turi kumwe, ikaze. Murakoze cyane Aloysius Simpunga kuba mwanumiye muri iki kiganiro umusanzu w'umuhanzi. Ndabyishimiye cyane kandi kuri jyewe ni ibintu by'agaciro cyane kuba natumirwa muri iki kiganiro, cyane cyane ko gifite insanganyamatsiko numvise indyoheye, ndaza kukubwira impamvu. Murakoze cyane. Urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Sinzi niba Bwana Masabo Nyangezi ari kunyumva, ndabona kamera ye ifunze. Niba Bwana Masabo Nyangezi uri kutwumva, ikaze nawe turagusuhuje. Ndahari nje niruka amaguru naya, ariko ntabwo nta cyari kumbuza kwitabira kino kiganiro. Urakoze cyane kuba wigomwe byinshi wari kuburimo, ndabizi ubuzima bwa hano mu Burayi zo buryo aba ari jugujugu. Murakoze rero mwese kuba turi kumwe hano kugira ngo uyu mugoroba twibukiranye ubutumwa Kizito Mihigo yadusigiye nk'abanyarwanda, ubutumwa bwiza yahawe, akabutuzanira akabutugezaho. Ubutumwa uyu munsi twibanda ku butumwa bw'imbabazi, kubabarira. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'ikiganiro turi bukore uyu munsi. Tukaba rero turi bwifashishe ibihangano, ariko tukaba turi burebe natwe muri twebwe, ese ubwo butumwa twarabwakiriye, ese buturimo, ese butumurikira ku kihe kigero, ese hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo ubwo butumwa twiyumve mu bantu babwumvise kandi babugize ubwabo. Murakoze cyane rero kwitabira iki kiganiro cy'umusanzu w'umuhanzi. Ubundi umusanzu w'umuhanzi ni uruhari
uruhare umuhanzi agira kugira ngo binyuze mu bihangano. Kizito Mihigo we yarabikoze kandi yarabidusigiye byinshi ibihangano byo muri urwo rukundo. Twishimira kuba turi kumwe n'undi muhanzi w'icyamamare mu Rwanda, nk'uko ikiganiro ari icy'abahanzi kandi ari icy'ubuhanzi nk'igikoresho cy'imbabazi. Reka twakire Nyangezi, Bwana Nyangezi Masabo, nk'umuhanzi, tumubaze ukuntu ibihangano bigira uruhare mu gutanga ubutumwa, bwaba ari ubwiza ndetse bishobora no kuyobya. Ese Bwana Masabo Nyangezi, kugira ngo ufate ikaramu wandike igihangano cyawe, indirimbo, ni ukuvuga ko biba bikurimo. Nibaza ko nta wakwandika indirimbo ngo anayiririmbe agire n'injyana nziza akina cyangwa se abeshya. Wabitubwiraho iki mw'imbere w'umuhanzi yatanga ubwo butumwa? Ese biba bikurimo mu kihe kigero? Kuki abandi twebwe bitatuzamo? Wagira urumuri wabiduhaho? Loise, rero umbajije ikibazo kijya mu mizi y'ubuhanzi. Mu by'ukuri inganzo iyije, ni ukuvuga iyo ingingo ikuzuyemo rwose ikakuzuramo, birikora mbese bikubuza amahwemo. Yego, bikubuza amahwemo kugeza igihe ubitunganirije byanze bikunze. Navuga ko ubuhanzi harimo ibice byinshi, ariko nko kubanza ukabona melodi, ni ukuvuga ijwi ry'indirimbo, ari nk'indirimbo bifite, hari igihe ntabwo byikora, hari igihe ndetse ushobora kubona ijwi ukanaribika utegereje ko uzabona amagambo ajyanye nabyo. Ariko rero ubwo hari igihe nkatwe tuba tunaririmba tunacuranga, ni ukuvuga ngo duherekejwe n'amajwi yacu n'ijwi rya gitare ry'inanga. Hariho ubwo mbona dukora nk'ibintu byinshi icyarimwe, kuko urabona ko muri bino bihugu turimo, abantu bagira ababandikira amagambo, bamwe na bamwe babandikira amagambo akaba ari umuhanga muri ibyo bintu, bakagira ababakorera muzika, bakagira ndetse rimwe na rimwe n'ababakinira iyo muzika. Rero iwacu turabifatanya, ni ukuvuga ngo turi abahanzi rwose, turi abahanzi. Ariko birabavuna, ndabyumva, muvunika inshuro nyinshi kurusha nk'ab'i Burayi baba bafite abakorera za composition. Ariko numva igihangano cyanyu kiba ari icyanyu koko, umusaruro uvuyemo. Hano nigeze kubaza nti ese hashobora kubamo gutirisha, hashobora kubamo ubutumwa wowe utemera, umusaruro kugira ngo gucuranga bijyane rwose n'ikintu kikurimo imbere, kugira ngo uburyo umubiri wawe unyeganyega, ibyo bintu ngira ngo nibyo bitanga umusaruro mwiza mbumbe, reka tubivuge bityo, mwiza kurusha wa wundi ubikorerwa n'abandi. Ese naba niyo bijyana? Oya, ntabwo biterwa n'imikorere y'umuntu ndetse n'imikoranire ye n'abo bakorana, ariko ubundi byo ntacyo bihindura cyane ku ngingo nyine, kuri message uba ushaka gutanga. Ni urugero, n'uburyo uyishyira mu
mu gifubiko kijyanye na nka melodi ikaba iri kumwe n'amagambo ukabishyikiriza ba nyirabyo nyine abagomba kubibona. Ntacyo bihindura cyane, ntabwo navuga ngo twebwe ngo ko tuvunika cyane ngo turi abahanga cyangwa se ngo turavunika bidasanzwe. Oya, icyo nkubwiye yuko ni uko gusa nka kuriya ba Rugamba bahimbaga mu buryo nyine ni ukuvuga ngo yarashoboraga no kurara yicaye ategereje cyangwa se akakanguka mu gicuku akandika amagambo, ni uko nguko akanyuma akareba n'ukuntu abishyira mu njyana, mbese mu njyana, mu manota. Ese bwana Disi, reka duhere ku mudamu, madamu Delphine Uwituze. Hari umuhanzi Masabo Nyangiza aravuze ati hari ikintu cyiza ubutumwa buza bukakuzuramo bugaseseka bukagutuga bukakubuza amahwemo. Nta kintu cy'ubuhanzi gitandukanye imivugo, kuko ubuhanzi ufite nta kintu wowe wari wigera usanga ugomba gutangamo ibitekerezo byawe. Yewe ntacyo, yewe rwose ndagira ngo mbabwire rwose ubuhanzi bwanjye bugarukira hano kuri mikoro ya radiyo. Delphine Uwituze, ufite ukuntu nawe utanga ibitekerezo, ubutumwa wumva bukujemo. Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye kugisubiza, wenda warujyanye warumbaje ko mu gutanga ubutumwa ubinyujije mu buhanzi kuko buratandukanye. Hari kuririmba, hari kwandika, hari kubyina, hari imivugo. Ubuhanzi ni bwinshi, za théâtre na za film. Ubwo rero njye ndebye mu bijyanye n'impano, wenda ntaragaruka wenda ku bijyanye n'impano yanjye numva nanyuzamo n'ubwo butumwa. Ubutumwa bushobora no kutanyura no mu buhanzi. Niyo mpamvu buriya rimwe na rimwe muri KMP dutumira n'abandi bantu batari abahanzi ngo tuganire, ariko bafite umusanzu wo kubanisha neza abanyarwanda. Ubwo n'izi ni platform zo gutangitsamo ubutumwa, ni nk'uyu musanzu w'umuhanzi nubwo ntari umuhanzi, ni platform. N'abandi bose batari abahanzi bashobora hari platform zitandukanye kugira umuntu yatanga ubutumwa. Ariko noneho tugaruke ku buhanzi. Nkanjye nakoranye mfite impano yo kubyina danse traditionnelle rwandaise. Buriya rero nabyo burya ni ubuhanzi, kuko iyo ubyina haba hari imbyino irimo ubutumwa. Noneho kubyina rero byatarakitinga ba bantu baza kureba uko muri kubyina, batwarwa n'iyo mibyinire, ariko bakumva na bwa butumwa ibyishimo abandi batari babifite, ariko bahabwa n'ubutumwa. Ubwo rero fondasiyo murabizi ko dukoresha rero n'ubuhanzi butandukanye, nabwo burimo, byose turabikoresha. Sinzi nimba mbashe gusubiza igisubizo cyawe. Cyane rwose, ahubwo urakoze, kandi Imana ikongerera inganzo, ikugorora ingingo. Urakoze cyane. Bwana Dismas Kaboyi, nawe uri nkanjye nta nganzo yihariye? Ntabwo nzi niba ndi nkawe ndimbira muri salle de bain gusa. Nibyo, muri salle de bain ndahahimbira, kuko njyewe ndi umwanditsi w'ibitabo by'ikinyarwanda nubwo nkiri umutangizi bwose. Ariko nk'uko bivuze koko ari igihe mbyuka, igihe ndi muri salle de bain ndimo kwitunganya, nkumva igitekerezo kiraje, iki kintu ndi bwandike, hanyuma ubwo byanze bikunze uwo munsi ndacyandika. Iyo ntacyanditse ntabwo nshobora kugira amahoro. Hari n'igihe ndyama, hanyuma nkaza kwicura nijoro, nkicura numva ndimo gutekereza ibintu ngomba kwandika. Iyo rero byatangiye ijoro rimwe, ijoro rya kabiri, ntabwo bishobora gutuma ngira amahoro ntabyanditse. Ubwo rero maze kwandika ibitabo 3, ndimo no gutegura icya 4 cyagombye kuza vuba. Ikindi ni uko nkunda muri uko gutangira kwandika, numvise
mfite ishyari ryiza ryo kwandika ku bahanzi b'abanyarwanda. natangiye kwandika natangiye ndetse nanditse igitabo ku ndirimbo nifashishije indirimbo za Rugamba Sipiriyani kuko numvaga nsa nkaho murimo umwenda. Abahanzi bacu ni abantu baduhaye ubutumwa bwiza cyane ku buryo butagomba gutakara. uyu munsi hari undi muhanzi ndimo kwandikaho nkurikije indirimbo ze nawe kubera ko menya nkunda indirimbo cyane. ubwo ubutumwa bwe nawe buzagaragaza byose ikibirimo buzagaragara mu minsi itarambiranye. ndizera ko Masabo Nyangezi nawe nambabari azampa uburenganzira nawe nkashaka kwandika ku butumwa bwe nigeze kubimusaba ariko ntabwo yari yansubiza. ubwo ndacyategereje nizeye. murakoze. murakoze. icyo mbivanyemo yewe ni uko buri wese afite impano Imana iba yaramuhaye, noneho bigasaba kugira ngo we yirebemo, noneho ayikoreshe. impano ishobora kuba nini cyangwa nto, ariko icyo ari cyo cyose yaba nini yaba nto, icyangombwa ngira ngo ni ubutumwa buyinyuzemo. ubutumwa buyinyuzemo rero nibwo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba, bunyuze mu mpano. Kizito Mihigo navuga ko yatubereye ahari nka champion, kuko urebye imyaka yatuvuyemo afite, ukareba n'indirimbo yasize umubare wazo, ukareba buri ndirimbo ubutumwa burimo, uburemere bw'ubwo butumwa. mu Rwanda ngira ngo ari mu bahanzi bakeya basize ubutumwa nka buri. ikindi kandi akamaro k'ubwo butumwa kuri sosiyete, ku muryango nyarwanda. Kizito Mihigo ngira ngo ni mugari cyane mu byerekeranye n'ubutumwa bugirira sosiyete akamaro, ku buryo ibiganiro byazakorwa. uyu munsi niyo mpamvu twavuze tuti reka turebe akayira gato. iki ngiye kuvuga ikintu, gukoresha ijambo ry'iwacu ibushi, cyangwa bavuga ngo turabashi ntabwo tuzi ikinyarwanda. burya indorerwamo hari ukuntu tuyita ikirore, sinzi niba no mu tundi turere ariko babyita. Okay, nibyo. Okay, noneho murakoze. tubiherere mu ndorerwamo nto, mu kirori gito cyangwa se mu ndorerwamo nto y'imbabazi. imbabazi ni ikintu nanone umuntu yavuga akasesengura akavugaho byinshi, ariko izo mbabazi Kizito yazigishije. hari kwigisha ikintu, ushobora kwigisha ikintu kitakurimo ukakigisha abantu kugikora. ariko Kizito Mihigo we ngira ngo yarengeje kwigisha, ahubwo yaratozaga. gutoza burya utoza abantu ikintu urimo gukora unababera urugero. nge ni iryo tandukanirizo mbibonamo. reka twongere duhere kuri Delphine Uwituze wabanye igihe kirekire na Kizito Mihigo. imbabazi ntiyazivugaga gusa, yazibagamo. watubwira bukeya ukuntu izo mbabazi yazibagamo, wowe umuzi neza ibyo ari byose urandusha, nta nubwo nigeze mpura nawe. watubwira ukuntu izo mbabazi yazigize ubuzima bwe mu magambo make. kangerageze mbivuge mu magambo make nk'uko bisabye. hari icyo tuzi twese mu kuba yarabaye intangarugero ku mbabazi, muri kuhamya yatanze. burahera kuri ubwo ngubwo wenda n'ubuzima busanzwe ndababwira. nyuma ya muzika yatakaje umuryango, harimo na papa we umubyara. ubwo nyuma rero ya jenoside, kugira ngo abashe kubasha gutanga zino nyigisho kandi
nawe abe n'intangarugero nk'uko babivuze, nawe yafashe iya mbere kugira ngo ababarire abagize uruhare, abamwiciye, abagize uruhare, ababishe umubyeyi we n'abandi bantu b'umuryango we, yarahagurutse ajya kubaha imbabazi. Ubwo rero ni ikintu gikomeye, ntekereza ko ari urugero rwiza yakoze. Noneho ariko noneho tureke n'ibyo ngibyo no kuba mu buzima busanzwe umunsi kundi uko yabagaho, buriya hano abantu babana, abantu n'abantu umuntu ahora acumura, uko byagenda kose bavuga ngo n'intungane ebyiri icumuye karindwi. So ubwo rero we umva ari we hari n'abo yabanaga nabo barabamukoserezaga, ariko buri ikintu cya mbere cyose yahitaga akora, yahitaga uko ukundi ntabwo yakundaga amakosa mu buzima bwe, ntabwo byaragoraga kugira ngo yihanganire ikosa, ariko wamara kumukosereza kandi ko kubona ko ari ibintu bibabaje umuntu wamuhemukiye, ikintu cya mbere yahitaga akubwira ati ndakubabariye muvandi. Yakundaga kwita abantu ngo muvandimwe, ndakubabariye bohoka, ubwo kugira nanjye mbashe kubohoka. Ubwo nuko ako kanya kahita bigenza gutyo, cyangwa se nawe ubwe ashobora kuba wenda natanga nk'urugero, urabona ko yari afite ukuntu abona yari afite imyumvire iri hejuru cyane, ubwenge bwinshi cyane, ku buryo kugira ngo muhuze imibonere, mutekereze ikintu kimwe, muhuze imyumvire, ibintu byagoraga cyane, wasangaga bigorana cyane kugira ngo abashe kwakira uko kuba abantu bafite imyumvire iri hasi cyane. Rimwe na rimwe wenda ukaba wakora nk'ikintu wowe utazi ko ari ikosa, cyangwa wenda watekereje bya hasi cyane, so akaba yagira reaction wenda ishobora gutuma wenda yakubabaza, wenda no kukugaya, gizo iyo wakoraga ikosa arakugayaga rwose, bakabikubwira vis-a-vis. Ubwo rero ariko yamara kubikora akongera akahita avuga ati umbabarire muvandi, umbabarire nshobora kuba nkukoshereje. Yahitaga nubwo abaga ari we utakoze ikosa, ariko yasabaga imbabazi, yatangaga n'imbabazi. Ni ibintu ubona ko we yabishyiraga mu buzima busanzwe. Ikindi kintu yakundaga gukora cyane ni ukwigisha, ni kukwigisha gukora bya bintu byawe, za nyigisho mu magambo, akigisha abandi kubishyira mu bikorwa. Nkanjye wenda temoignage nabitangaho ni uko yakundaga kunyigisha uburyo ki umuntu ababarira, akajya ampa example ntoya cyane, akambwira yuko kugira ngo ubashe kubaho, ubashe kumva uruhutse, kumva ubohotse, ni uko ugomba gutanga imbabazi, kandi akanyisha n'uburyo nazitanga, akambwira ati uko ugomba gukunda umuntu. Ubwo rero kandi ukababarira ikosa. Icyo kintu ni ikintu yakundaga kumbwira cyane, nimba ubona umuntu akagukosereza ejo, ukongera agakosereje ukamubabarira, ukajya winuba, kuko wenda igihe ninubaga ati reko siri gute umuntu ubabarira umuntu akongera ejo akakorerwa muri rya kosa, ukongera ukamubabarira, akambwira ati rero tugo ntabwo uzi kubabarira, kibigenze gutya. Wumve ko uriya ari umuntu nawe atari we, noneho ahubwo ujye ubabarira umuntu, ntukabarira amakosa, kuko amakosa ahora yakora. Ni muri ubwo buryo yabinyigishagamo cyane umunsi ku wundi, tujya ureba umuntu umenya ibibi bye, noneho kugira ubashe kuzajya umubabarira byoroshye. Urakoze cyane, uradufashije kumva intera yashyiragamo, yafatagamo icyerekeranye n'imbabazi. Imbabazi mu byerekezo bibiri, kuzitanga no kuzisaba. Akaba wenyine nk'uko bidusobanuriye, iyo bifataga mu cyerekezo, mbese mu ntera yo hejuru, rimwe na rimwe, ku buryo abantu nkatwe dusanzwe rimwe na rimwe byabagoraga kumva icyo kigero. Reka tugiye kuri Dismas Kaboyi. Nawe uri umubyeyi, ufite abana, ufite urugo, ufite imiryango, ufite abo mukorana wenda, cyangwa se ibyo byose, ufite abagukikije n'ibigukikije. Kubabarira muri icyo kigero ni ibintu bya buri wese, kuko ibyo bikurimo iruhande, nanjye bindi iruhande, buri wese muri iruhande. Ese kugeza muri icyo kigero twese dufite uburyo tubabarira
dufite uburyo tuboneye imbabazi. Ese usanga ari ikintu cyoroshye kugeza muri icyo kigero nk'icya Kizito Mihigo, bwana Dismas Kaboyi? urakoze, reka mbonereho nakubwira impamvu numvaga nishimiye ino nsanganyamatsiko y'imbabazi uyu munsi ni itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu, wari umunsi mukuru wa Mutagatifu Dismas. Mutagatifu Dismas rero ni umutagatifu nyine nk'uko Kiliziya iduhamagarira. Twifurije umunsi mwiza w'abazina bawe, ndumva ariko babivuga. Yego, urakoze cyane abayizi. Mutagatifu Dismas rero ni umwe mu bantu nyine batwereka uko imbabazi z'Imana zikora. Donc niba Mutagatifu Dismas ni umwe muri bya bisambo byari bibambanywe na Kristo. Hanyuma nicyo umwe mu bisambo aramubwira ati we wa mugabo wita ngo umwana w'Imana watuvanye ku musaraba, hanyuma natwe tukagenda tukiruka ukajya gushyiraho ubwami bwawe nyine natwe ukabushyiramo tukajya tugukorera. Noneho Dismas aramubwira ati ariko shati waceje, twebwe turazira ibyaha byacu bakoze, uyu nguyu arazira ubusa. Aramubwira ati rata wowe Nyagasani Yezu, rwose nugira mu bwami bwawe rwose umbabare nanjye rwose unyibuke. Bivuze donc niyo mpamvu rero numva burya rero Kiliziya impamvu itwibutsa abatagatifu no kugira ngo tugerageze gusa nabo, gira akantu wigana kuri Mutagatifu Dismas, kuri Mutagatifu Aloyizi, kuri Mutagatifu Nyangezi Venari, kuri Mutagatifu Delphine. Ubu rero uyu munsi nyine byanejeje kuba Dismas yabonye ijuru, kandi ijuru nicyo kintu abantu bose bashaka barwanira bumva bazajyaho iminsi yose. Donc yabonye ijuru, yahawe ijuru kubera imbabazi. Kandi Kristo wamuhaye, Kristo ni ishusho y'Imana, ni umwana w'Imana, ni Imana kimwe n'Imana Data. Imbabazi yazihawe, ariko Kristo yatanze imbabazi ari ku musaraba, arimo kubabazwa, arimo kwicwa. Ntabwo yategereje yuko ava ku musaraba ibintu bitungane azuke, noneho wenda yongera atekereza ati abagabo mwe namwe abagore ntabwo mwari muzi ibyo mukora, ndababariye. Oya, yatanze imbabazi akiri ku musaraba, akibabara. Niho rero ngarutse ku kibazo cyawe, nicyo kidukomera rero twebwe abantu nyine. Yatanze imbabazi, warababajwe, biragoye, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gisaba kuba waremeye kujya muri iyo kamere yo gutanga imbabazi. Ndavuga kamere yo gutanga imbabazi kuko iyo ni kamere yo gutanga imbabazi, ni kamere y'Imana, kuko Imana ni urukundo, kandi urukundo ntirushobora gutandukana n'imbabazi. Ariko nanone Imana yaturemye mu ishusho ryayo, ni ukuvuga yuko muri twebwe dufitemo iryo shusho ry'Imana, ubwo bumana, ubwo bushobozi kamere twaremanywe bwo gutanga imbabazi, bwo gusaba imbabazi, bwo gukunda. Umuntu rero utanga imbabazi wenda no muri urugero rwa Kizito, ni umuntu wemeye ko iyo kamere iyo nature yacu original, iyo kamere original yacu ayikoresha, ikamubamo akayikoresha. Mbese ni nko kugira ngo weri urwo rubuto. Bisaba rero ni urugendo umuntu agomba kugenda kugeza igihe uvuga uti Imana ko yandemye mu ishusho ryayo, nzatangira gusa nayo ryari. Nzatangira gusa n'Imana umunsi nemeye gutanga imbabazi. Ibyo rero ntabwo byoroheye abantu benshi, kuko akenshi dutanga imbabazi zirimo za kondisiyo, zirimo guhigima, zirimo ndakubabariye nta kundi nabigenza, zirimo ibintu by'imipaka, ndakubabariye ko wongera uzambona, ukabona ari imbabazi zicagase, zituzuye, zibuzemo ibyo Delphine yatubwiraga yuko iyo umuntu kubabarira umuntu, ushobora no kujya kuri sans profondeur, nkavuga nti kubabarira roho y'umuntu kugira ngo uwo muntu azuke, yongere asubire mu bantu, yongere abe inshuti yawe. Ikindi kintu gituma akenshi bitugora gutanga imbabazi, uko ntekereza, ni iyo uhaye umuntu imbabazi uba
ubu muzamuye afite mugiye kureshya, kuko iyo umuntu yagukoshereje aba asa nk'aho ari munsi yawe kubera ko wumva yuko afite icyo akugomba, ariko iyo umuhaye imbabazi uba umuribeye, aba abaye libre, uba umushyize kuri nivo yawe, ntabwo wongera kumudomina, nta pouvoir ukimufiteho kubera ko waramubohoye, waramubabariye, ashobora gukora icyo ashaka, ntabwo agomba kwibombarika kuri wowe kubera ko yabaye umuntu. Ariko akenshi nawe imbere yawe nta pfunwe rindi asigarana, imbere yawe nta pfunwe asigarana, ugasigara mureshya. Ariko kubera ko kamere yacu buri gihe duba dushaka kugira uwo tudomina, uwo turanagira, izo mbabazi ukazirezerva kugira ngo zibe nk'intwaro uzakoresha kugira ngo umudomine. Niko numva navuga. Icyo kigereranyo rero Bwana Dismas utanze hagati y'ubushobozi bwacu abanyarwanda dusanzwe n'intera Kizito yumvagamo imbabazi, ndagira ngo tubyumve neza mbere y'uko Bwana Masabo Nyangezi ijambo, tubyumve neza mu ndirimbo yahimbye akayiririmba ashyiramo uburyo bwe nyine abona imbabazi, kuko imbabazi we yavuga ko azikura ku Mana, akavuga iby'urugendo rw'izo mbabazi. Reka ntagize icyo mvuga cyangwa kugira ngo ntamubeshyera reka mbareke abari mu byiyumvira, kuko kugira ngo tugire uko twumva ikigero cy'imbabazi we yigishaga ndetse yatozaga. Umuntu utazi Imana nawe ubwe ntiyakwimenya, kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Umuntu udakunda Imana ntiyakunda n'abantu, kuko urukundo nyarwo ari inema y'Imana. Umuntu ukunda terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. Imana yaremye abantu ndetse irazirabapfira, kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Imana yakunze muntu waranga umunyabyaha, nyamara kubera ububyeyi irazira mubabarira. Umuntu ukunda terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira,
imana yigize umuntu ngo itwigishe gukundana, nyamara twe turayica dukoreshejwe n'urwango. Imana yaradukunze muri Yezu iradupfira, nyamara koko watanduye azuka mu bapfuye. Muntu ukunda, terura terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. Abantu twaracumuye tugeraho turirara, kuko Imana itaduhora. Ibyaha twayikoreye Imana iracyababara, kubera icyaha cyanjye, nyamara ububyeyi bwayo iteka burambabarira. Muntu ukunda, terura terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. Muntu ukunda, terura terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. ya reka tubaze umuhanzi kuko niwe ushobora kumva undi kuturusha. Bwana Inyange Zimbasabo, urabona guhimba indirimbo nk'iriya bitari bigoye, kuko afashe urukundo, afashe imbabazi ziri muri dimension y'Imana, arazizana azikuhuza n'imbabazi zazo twavugaga mu kanya na Dismas Kaboyi, za mbabazi zacu rwagiseseka, arabihuza mu ndirimbo we, kandi avuga ngo ni imbabazi ziturutse ku Mana, iyo soko y'izo mbabazi. Ese we wa mugani ntibishimangiye ibyo Delphine yavugaga, avuga ati ikigero cye cyaba kiri hejuru cyane, ni kimwe nuko waba ukina muri diviziyo ya mbere ugatumira ikipe yo muri quartier cyangwa yo muri urabona uburyo bwo guhimba no kutugezaho ubutumwa mu gihangano cye pedagogikoma nk'umuhanzi rwose. Urabona hari icyo umuntu yabivugaho?
yewe ku byerekeranye na Kizito we nk'uko twabivuze mu biganiro binyuranye, ari hejuru, ari mu bushorishori, ntabwo dushobora no kwigereranya nawe na gatoya, kubera ko nyine afite inspiration ifite ukundi, donc inganzo ye iri hejuru cyane, kandi mu by'ukuri buriya yatanze n'ubuzima bwe kubera izo mpamvu, ntabwo twebwe tuba tugagoragoza. Imbabazi nanjye nigeze kuzihimbaho indirimbo. Iyo ni ikibazo nari ngiye kubazaho mu kanya. Nigeze kuzihimbaho indirimbo, ariko nkumva ari ibintu ntabwo bigenda ngo bigere hejuru hariya, dore ko nta nubwo ndi n'umuhanga mu bintu by'iyobokamana urebye muri rusange, ariko numva rwose ntabwo sinzi ko nashobora biriya bavuga ngo kugobotora utugozi tw'inkweto ze. Mu by'ukuri ubwo nyine umuntu agira nivo akoreraho, wenda ukagira inspiration, ariko iyo iya Kizito yo iri hejuru cyane, ntabwo umuntu yabitindaho. N'ikimenyimenyi ni nk'uko nari mbivuze, ni kuri yatanze ubuzima bwe. Hanyuma rero nuza kugera kuri iyo ndirimbo, wenda uraza kumbaza ukuntu nayihimbye iyo ariyo yewe, uraza kubimbaza wenda. Nicyo kibazo rwose nari ngiye gukurikizaho, wagira ngo wasomye mu bwonko. Ariko navugaga muri rusange nk'umusanzu wawe mu gutanga ubutumwa mu bihangano byigisha imbabazi. Byari bifite injyana mu by'ukuri, kandi n'ingingo nagiye nshyiramo nkumva zijyanye n'ibitekerezo nari mfite, ariko ukumva ko habuzemo iyo grace ishingiye kuri nyir'ubwite rwose. turabigarukaho mu kanya, ndetse turagaruka no kuri contenu y'ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo ya Kizito Mihigo, ariko ndagira ngo maze kugira ngo, kuko urabigereranije bituma mbikora, ndagira ngo numvishe cyangwa se numvishe mu magambo yawe yavuye mu mutima wawe, nawe icyo wavuze ku mbabazi mu bihangano byawe. Reka rero mbanze mbibumvishe kugira baba kubera akabuto kaguye mu butayu, kubera akarabyo gapfa kazize inyota, kubera abana bose bapfa badakuze, kubera abagore batabonye urubyaro, kubera umuryo ushobora gucika gicuranga, kubera urukundo rwiturwa ubuhemu,
na rwa rukundo rwiza rwinshi rupfa ubusa kubera intege nkeya zibuza kuba intwari ndasaba imbabazi kubera amaganya y'akagakecuru kashizeho urubyaro kakicwa n'imbeho kubera inzika zose n'inzangano mu bantu kubera intambara imena amaraso kubera imfubyi nyinshi n'abapfakazi bose impunziro y'ishyanga n'imfungwa zitabarika kubera imitima yuzuye amarira idashobora kungwa no kubabarira numva umutima namugoswe na kamere ndasaba imbabazi twahoze mu tubande none ubu tukaba twarakamye burundu n'imirambi iwacu yahindutse ubutayu kubera inkeke ihoraho y'abarenganya abandi n'abandi bariha ibyo batakoze kubera ijwi rishobora gusarara nyiririmba ndasaba imbabazi nayumvishe kenshi niho bwa mbere ntayumva nta masaha abiri ashize nyumvise ariko ndakubwiye igihe yamfashe mu muhogo sinzi bagenzi bacu turi kumwe baraza kugira icyo babivugaho ariko yewe numva wigira umuntu iyo imirite nini cyane wowe umaze kwishyiraho mu magambo umaze kutubwira nge numva ntayemera numva atariyo itari ikwiye kuko imbabazi twavuze ko ari kuzisaba no kuzitanga ariko wowe muri iyo ndirimbo wahisemo gusaba imbabazi usaba imbabazi ku bintu ndetse utanagombye ubundi ushyize imbabazi muri dimension muri cya kigero cyacu gisanzwe cyahangaha numva rero we ubivuga wishyize mu rwego rwariya ariko ngewe siko mbifata ni ikintu gikomeye cyane gikubiye muri indirimbo reka tubanze tuguhe ijambo utubwire ukuntu wayihimbye impamvu zabiguteye noneho mbe bagenzi bacu uruhare na umwanya nabo bagira uruhare mu kuba bavuga ibikubiye muri indirimbo ibikubiye mu mbabazi Kizito Mihigo yigishije bwana Nyangezi Masabo indirimbo ntabwo iri mu butumwa bworoshye nk'uko wowe wabashaka kubitwereka mu by'ukuri ya ndirimbo nyine nayihimbye ndi ku Karubanda
mu myaka nari namazeyo, ariko nkavuga ngo ibyiza ni gusaba imbabazi z'ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Ni ukuvuga ngo ukazagura rwose, ukagura ku buryo ibitagenda muri sosiyete byose wumva ko bigaragaza ko nta muntu w'intungane ubaho, wa mugani ngo n'intungane bw'icumi karindwi. nuko nicyo nuko nguko nayitekereje, kandi iratuje wa mugani, ariko iratuje ariko iracengera, ariko niko navuga ko ari nkuko tuvuga ngo turuzuzanya, abahanzi turuzuzanya, ariko mba numva narabivuze gutyo ari akababaro ko muri icyo gihe, ariko Kizito yavuga uba wumva ko azamuye rwose akaminuru ari hejuru cyane, niho bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo numva harimo grasi ihagije, wenda yaba akiriho siko mbibona rwose. Ntabwo ndi umuhanzi, ariko jyewe nk'umuntu ntibimbuza kumenya guha agaciro igihangano cy'umuhanzi. Numva izi mbabazi wowe usaba ziri mu kigero kiri kure cyane. Tekereza yuko hari abantu bicira abandi ntibabasaba imbabazi. Tekereza yuko nakorekamo ijambo abo turi kumwe kugira ngo abe ari bo babivuga, babigereranya n'imbabazi zisanzwe, babigereranya n'imbabazi z'umunyarwanda usanzwe. Reka duhere kuri kuko abadamu burya bagira akantu ka sensibilité mu bintu. Imbabazi, gusaba imbabazi Masabo Nyangezi yaririmbye, ntabwo mbona ari gusaba imbabazi bisanzwe. Delphine Wituze. Urakoze cyane. Ntabwo byoroshye kwishyira mu mwanya we wayihimbye, ariko nakurikiye ubutumwa burimo, ni ubutumwa bukomeye. Yafashe ibyaha, navuga ibyaha cyangwa amakosa y'abandi ayashyira ku mutwe we. Donc harimo ibintu bibiri, harimo kuba we yaragiye mu mwanya w'abanyabyaha. Donc indirimbo inyibukije Kristo nawe yajyaga akunda gusobanura umuhanzi icyo ari cyo. Umuhanzi ngo iyo agiye guhanga ntabwo yireba, areba abamukikije, areba abantu akareba ibyo babamo, akishyira mu mwanya wabo. Ni ukuvuga ngo niyo message njye nicyo kintu mbashije kubona, ko kugira ngo iyo umuntu abyumvise, iyo umuntu yagenda kuvuga ubutumwa, buri wese agenda yireba n'indererwamo, umuntu agenda yirebamo, kugira ngo naho kitavuga ngo ubuhanzi ni ikintu gikomeye, biragenda bigakomanga ku muntu bibona muri ya shusho bwa butumwa yatangaga, noneho ku buryo nabo bwe yahinduka kubera uwo muhanzi wishyize mu mwanya we. Noneho ikindi kintu nanabivugaho, harimo ikindi kintu nanavugaho, ndabikompara n'ubutumwa Kizito yigeze gutanga. Umunsi yari yambaye amapingu ari ku Kacyiru, bamufataga bwa mbere bamushyira imbere y'itangazamakuru, aho yemeraga ibyaha bikomeye. Noneho nyuma akaza gusodesha ijambo bwa gukundana, asaba abanyarwanda gukundana. Ubwo rero nyuma twaraganiriye, twajyaga dukunda kuganira ku bibazo yari arimo. Arambwira ati mu buzima nta kintu gikomeye cyane ko cyamukomereye kuba yaba ari uko gufungwa kwe cyangwa ibindi bibazo byose yahuye nabyo ku isi. Ikintu cyamukomereye kikamuremerera mu buzima bwe ni ukwemera ibyaha atakoze. Ubwo harimo umuntu ari igihe umuntu yishyira mu kwemera ibyaha cyangwa akabisabira imbabazi, gusaba imbabazi y'ibyaha utakoze, harimo kugira ngo habe abantu bagira amahoro, cyangwa se none kugira ngo noneho wishyire mu mwanya w'abandi wenda ubahiture nk'umuhanzi nk'uko twaze tubivuga. Ariko aho hantu ni ikintu ubwo ari kubisobanurira, nibwo yanagaruka kuri iyi ndirimbo aho avuga ngo Imana iracyababara kubera icyaha cyanjye. Ubwo yituze rero kuri izi mbabazi Kristo we yigishaga, arubwiye ngo nze kubikompara, we yanakwizagaho Imana, aho avuga donc ubutumwa bwe bukomoka ku ivanjiri. We ntabwo twakirengagiza tugiye kuvuga ku mbabazi za Kizito, tugarutse ku kwemeraho gatoya, kuko yavuga ko ukwemera, iyo wemera Imana, icyo gihe urushaho
donc wigana urayigana kubaho no kugerageza kubaho nkayo. Ubwo rero ayigisha imbabazi yaravugaga ngo donc ubwo wahanganda ndigisha kubabarira. Iyo umuntu ababarira donc arababara cyane naho yatwereka ko buri munsi turacumura dukora ibyaha, ariko Imana ikanga ikatubabarira, donc ikatubabarira. Nawe ubwo yigishaga yuko rero yari kumbwira yuko kugira ngo umuntu abashe kuba ababarire nuko agomba hari souffrance ubugira, ariko ukemera ugakomeza ugatanga za mbabazi, ukazitanga utirebyeho. Donc ahangaha iyo tuvuze isomo ryabaga ririmo cyane, iyo byagiraga kwigisha imbabazi, we yavugaga yuko ntago wireba mu gutanga imbabazi, ntago wireba ahubwo uratanga, ukagerageza ukaba mubi kurusha abandi, cyangwa se ukagerageza ukikuraho byose ugahereza abandi. Njye ndumva nabikompara muri iyo sansi. Nibyo rwose, ni nabyo Masabo Nyangezi nyine yashyize muri iriya ndirimbo, aho we atirebye ko ari we wacumuye kuri ibyo bintu, ko ari we wabujije inyoni kuririmba, ko ari we wabujije imigezi, ariko kubera ibyo bintu byose bidashobotse, bitakunze kandi bidafite responsable, we aravuga ati gihewe kubera ibyo bintu ndabisabira imbabazi. Reka tuhe ijambo Dismas Kaboyi tubwire nanone kuri icyo kigero cyo gusaba imbabazi. Ukibona ute ugereranije n'imbabazi twe dusaba hano cyangwa tudasaba, kuko nabyo tugomba kuyivuga hano mu Kinyarwanda. We ubibona ute bwana Dismas Kaboyi? Reka mbanze nsaba imbabazi Masabo Nyangezi, kubera ko nari nzi ko indirimbo ze zose nziza, ariko ya ndirimbo ntabwo ntari nyizi, barahari kuba nayinyuzeho niruka cyane. Masabo rwose mbabarire. Oya, yavuze ko itarasohoka, ariko yavuze ko yarasohotse, iri kuri CD yitwa Ibaze Wisubize. Rwose nari nzi ko indirimbo zawe zose nuko itaraza kuri YouTube gusa, ntabwo ndayitunganya. Ubwo niyo mpamvu ntayibonye. Ngize amahirwe nari kuzica ikiru, ariko ni nziza cyane, ndetse inyibukije indirimbo mperutse kumva ya Alpha Blondy nayo yerekeye imbabazi, ndetse binanyibukije uko Kizito yavugaga ati yewe numva ndi umuhanzi, yavuze ati ngewe numva ndi le témoin, donc ndi umuhamya w'imbabazi n'ubwiyunge mbere y'uko niyumvamo nk'umuhanzi. Ntekereza ko nawe Nyangezi ya ndirimbo wayiririmbye, nkurikije uko aho wayiririmbye wiyumvamo nk'umuhamya w'imbabazi, kubera ko wari ahantu habi, kandi wari ahantu habi kubera ko ikibi cyabaye. Ntekereza ko nawe icyo gihe rwose wari muri spirit, muri esprit y'umuhamya, uko wabonye ikibi n'ingaruka zacyo, kurusha uko wari umuhanzi uhangira gushimisha abantu. Njya mbwira abantu rero, muri kitabo ndimo kwandika muri iyi minsi, hari ifaze ya nyuma intero ya nyuma irabwira umwana wanjye nti mwana wanjye, twebwe abantu bakuru bakuboneye izuba, bishinze za disikuru z'abategetsi n'abandi banyabwenge, hanyuma biza kubageza aho bikora mu nda. Ni noneho mwebwe bana banjye bose muzumve abahanzi, cyane cyane abahangira kuduhanura. Niyo mpamvu rero dusubiyemo kugira ngo nkunde abahanzi koko bahangira kuduhanura, atari uguhangira guhimbarwa gusa, kubera yuko muri ijwi, ntekereza ko muri ijwi ry'Imana nubwo bavuze ngo ntabwo iyobokamana, ntabwo ndi umuhanga, ntabwo nta muntu w'umuhanga mu iyobokamana biriho. Imana iyo ishaka kugutuma iragutuma, nubwo waba uri igicuma kiduhira cyangwa inanga yivuza, Imana iyo igushatse kugutumizaho ubutumwa irabugutuma, kandi ntaho wabuhungira. Warakoze rero gushyizeho ubwo butumwa bw'imbabazi.
kuko imbabazi uvuga hariya urakora ikintu bita la responsabilité collective, ibintu byose ugasa nkaho byishyiraho. Reka mbaha akantu gatoya mperuka iyo ndimo kuganira n'abana banjye, ari igihe ngerageza kubabwiza ukuri, mperutse kubabwira ni bana banjye abana b'abahungu 3, umutwe afite imyaka 16, ndababwira nti rwose ni bana banjye, ni ikintu ushobora gukora kimwe no guhora mbasaba imbabazi, kuko igihugu cyanyu twarakishe, avenire yanyu, hazaza hanyu twarahishe. None umwana wanjye muto arambwira atari kufa, urasaba imbabazi z'iki ko nta ruhare ubifitemo? None ndababwira ni uruhare mbifitemo nuko byabaye hari kandi ndi mukuru, kandi ababikoze ni abantu twiganye, ni abantu twareranywe, twatubanye kondo, twakoranye, twasangiye. Ntabwo rero ngewe nshobora kujya hariya ngo nigire umwere mvuge yuko nta ruhare na rukeya mfite. Responsabilité collective ni uruhare rutari rutoya. Ahantu habaye amahano nk'ari iwacu, umuntu wese yakagombye kumva ko uko bimeze kose ashobora kuba afite uruhare, rwaba ruto rwaba runini, rwaba ruziguye rwaba rutaziguye. Noneho kugira ngo umuntu agere aho asaba imbabazi, kubera ko ikintu akenshi gikunda kutuzitira, ubwo ngarutse ku kibazo cyawe Aloyizi, nuko akenshi umuntu ashaka kwishyira heza, ruhande rwiza, uburyo yumva nta mpamvu n'imwe afite yo kuba yasaba imbabazi. Ikintu kitubuza gusaba imbabazi ni ukora buri gihe kumva nta mpamvu ufite yo gusaba imbabazi. Ariko nk'uko Delphine yatubwiraga, Kizito yababwiraga, twese turacumura. Ari n'igihe tubona abantu bacumura ntitubabuze. Niba ubonye abantu bacumura ntubabuze, ubwo nawe mu by'ukuri uba ubigizemo uruhare. Niba ubakomera amashyi aho kugira ngo ubavugirize induru, uba ufitemo uruhare mu byaha barimo gukora. Nanjye icyo gihe ngomba nanjye gusaba imbabazi, kubera yuko wari ugiye kuri mute. Yego, gusaba imbabazi ni ibya buri wese. Ntawe ushobora kujya hariya ngo yite intajorwa, ngo yite umwere cyangwa umutagatifu. Twese biratureba. Icyaha gikozwe na mugenzi wanjye nanjye kiba kindeba. Hari ikintu mu gifaransa bavuga l'autre c'est l'autre moi, undi n'undi jewe. Kubera ko twese turabavandimwe, baremwe mu ishusho ry'Imana, dufite umubyeyi umwe. Icyo murumuna wanjye yakoze nanjye kirandeba, icyo mukuru wanjye yakoze nanjye kirandeba. Nibura guhera kuri iyo responsabilité collective y'ikibi cyabaye muri sosiyete ndimo, byakagombye gutuma nca bugufi, mbona yuko nkumva yuko ngomba gusaba imbabazi. Hari ikintu nubwo Masabo Nyangizi yavuze ngo ntabwo azi iby'iyobokamana. Iyobokamana ntabwo ari iryo kwambara igishura, iryo kwambara ahangaha wigishijemo iyobokamana muri iyi ndirimbo, nicyo nagira ngo mvuge. Hari ikintu batwigishije mu iyobokamana, ko tugomba gusaba imbabazi ibyaha twakoze n'ibyo tutakoze twagombaga. Sinzi niba mbivuze na mu Kinyarwanda. Donc le péché par action et par omission. Ko zombi tugomba kwirengagije gutunganya. Ibyo twagiye urakoze kunyibutsa. Ibyaha twakoze n'ibindi twibagiye gutunganya, cyangwa se twirengagije gutunganya, kuko Abanyarwanda ahangaha ni ikibazo rero twebwe tubishyize mu buryo bwacu bwa Kinyarwanda, mu mibanire yacu ya buri munsi. Kuko ibiganiro nk'ibi ngibi dutambutse ubu butumwa aba ari ukugira ngo turebe ko byagira icyo bihindura mu muryango, byagira icyo bihindura mu Banyarwanda, kugira ngo abantu bumve gusaba imbabazi icyo ari cyo. Nta gusaba imbabazi kubera icyaha wakoze gusa, nk'uko indirimbo y'Amasabo ibitugiramo inama cyangwa se ibiduheramo urugero.
n'ibyo tutakoze twaragombaga kubikora nabyo tugomba kubisabira imbabazi, bityo bikaba nta muntu n'umwe rero bigira intungane. Reka me Delphine ijambo ngira ngo atubwire gusaba imbabazi no kuzitanga hano iwacu mu murya jenoside, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi turimo abanyarwanda ibice byinshi. Ndakubwiye hari abanyarwanda mu gihugu birirwa bashinja abandi, mwebwe mwakoze jenoside, mwebwe mwishe abantu, mwebwe ntibisaba kuba ahari yarabibonye cyangwa atarabibonye, yumva banagomba ndabashinja, bo bakumva ko ari abere. Hari ikindi gice cy'abanyarwanda rwose bumva bagomba gusaba imbabazi. Hari ikindi gice cy'abanyarwanda cyatanze imbabazi kitanazisabwe. Hakaba ikindi gice cy'abanyarwanda kivuga ngo ndaguha imbabazi ariko banza uzinsabe. Hari ikintu nigeze kumva kiransetsa bavuga ngo rwose ngo naziguha ngo zikakirwa nande. Ese imbabazi zirakirwa ni akebo k'uburo, ntavuze ngo zinsabe kuko utazinsabye se ngo naziguha zikakirwa nande. Gerageza twumvishe iyo mitima y'abo banyarwanda batandukanye. Delphine, abantu b'igitsina gore mukunze kugira ikintu kibavuye ku mutima kurusha twebwe abagabo, ariko urwo Rwanda rw'ibyo bice tuzahurira he Delphine wituze? Biragoye byo, ariko ntekereza ko ibimaze kugerwaho ni byinshi, ibintu bikomeye cyane no kubisobanura nishyize mu mwanya w'abo bantu, izo gurupe z'abantu, utwo duce tw'abantu, nabyo ni ikintu kitoroshye. Ariko uko nasobanura u Rwanda rwacu nimba n'izi mbabazi zigomba kubaho, kuko ngenda bisobanura uko navuga ati uko muri KMP tubyemera. Ubwo bivuze muri KMP tubyemera uko Kizito yabyigishaga, kandi wenda ntarajya nuko mbisobanura uko yabyigishaga. We yanasize avuze yuko imbabazi niwo muti, niwo muti yatuvugutiye kugira ngo tuzongere imibanire yacu yongere ibe myiza. Donc akongeraho rero ko izo mbabazi ni inema y'Imana, kandi iyo nema y'Imana, iyo ubasha kugira iyo nema y'Imana nuko ufite urukundo. Donc kugira ngo ibyo bintu byose waba ugiye uvuga, kugira ikintu gishobora kubishobora byose no gukundana, ibintu bigoye ariko nicyo kintu nabivugaho. Icya mbere ni urukundo, kuko niba kandi nitumara, niba tubasha gukunda, niba dukunda Imana, niba tuzi Imana koko, twemera Imana tuyizi, ubwo tunayikunda, ntabwo byatunanira gukunda mugenzi wacu nk'uko Kristo yabiririmbye. Kandi ubasha gukunda mugenzi wawe ubasha no kumubabarira. Icyo nicyo nabivugaho. Ariko ukundi kuntu tubyigisha muri KMP cyangwa tubyemera, Kristo biragoye kugira ngo umuntu wahemutse wa mwanya Masabo yahoze yishyizemo muri ya ndirimbo ye, kugira haguruke asabe imbabazi. Ni ibintu bikomeye cyane, kuko n'uwasaba imbabazi afite igikomere, afite agahinda, afite umujinya. Ni ibintu ushobora no kuhaguruka uvuga ati ngiye gusaba imbabazi, ukagira niyo nemo ukayakira, ariko wahaguruka wajya kugira imbere ya wa muntu ugiye gusaba imbabazi, wareba ukuntu akureba, wareba ukuntu akwakiriye, ugasubirayo utanazisabye. Niyo mpamvu we Kizito rero nk'umuntu nawe wagiriwe, nk'umuntu wabashije gutanga izo mbabazi, kandi akaba ari umuhamya w'imbabazi, we yavuze ko wa wundi wahemukiwe, wa wundi ubabaye, wa wundi kuko niwe wagombye gutanga ihumure, kugira ngo noneho n'abasaba imbabazi nabo babashe kuzisaba. Nabyo ntabwo ari iteka, kandi ibyo byose akongeraho ari usaba imbabazi
ari utanga imbabazi byose ntabwo ari itegeko ariko twese twumva akamaro k'izo mbabazi twumve n'uruhare wa wundi wahemukiwe yabigiramo kugira ngo uwamuhemukiye asabe imbabazi kuko ikiri gukorwa ubu kugira nka kiriya gihangano cy'amasabo abataragize uruhare muri ibyo byabaye nibo bagerageza guhwitura abandi ariko noneho hari ikibazo kuko aba bandi babikoze nabo nibaticuza cyangwa ngo basabe izo mbabazi cya kibazo ntabwo kizaba kiri gukemuka ni ukuvuga ngo nubwo turi kugenda twigisha twishyira mu mwanya w'abandi ariko ni ifo ko babandi n'abandi bakosheje bagomba guhaguruka bagasaba izo mbabazi ariko nanone na wundi wahemukiwe nakabigiramo uruhare kuko twese navuga ko ari inshingano zacu ni inshingano za buri wese kandi bitari agahato ni ugusobanukirwa ni ukugira ukwemera wamara kugira wakemera ko Imana ibaho kuko wakemera wagira uko kwemera tukagerageza kubaho nk'Imana kuko natwe Imana iyo tumaze kumva ukuntu itubabarira ibabara buri munsi nkuko Kizito yaririmbye wakemera nawe ukababarira ahubwo ukababara kuko umuntu arahemuka umuntu aracumura igihe cyose tukemera muri uko gutanga imbabazi tukemera tugasufura ariko kugira ngo noneho twese tuzakirire rimwe niko mbyumva niko mbibona sinzi murakoze cyane hari umuntu mu badukurikiye wanditse avuga ati nibyo hari ibyabaye tuzi twese atari ko n'ubundi hari urugendo ruracyahari niba imbabazi zigomba gusabwa ntabwo hasabwa imbabazi z'abakoze jenoside gusa mu Rwanda hari ukuntu dusa naho twaciyemo ubuzima kabiri hakaba igihe cya jenoside yakorewe abatutsi ibindi byose bikibagirana ibindi byose ntibibarwe iyo mu byerekeranye n'ibyaha wagira ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nta byaha rwongeye kubibamo cyangwa nta byaha byabaye mbere y'uko aho ngaho rero ugasanga abantu bavuga bati mu Rwanda imbabazi muze mujye gusaba abatutsi barokoze jenoside ese izo mbabazi ziruzuye ese nta bindi byaha byabaye ese ahangaha turi kwigisha ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi mu banyarwanda nk'uko Kizito yabiduhayemo ubutumwa kugira ngo bizafashe umuryango nyarwanda kunamuka ntabwo rero wakunamuka umuntu arebye imbabazi mu gice kigufi cy'u Rwanda cyangwa se kigufi cy'amateka ntabwo bihagije nubwo abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi bose cyangwa n'abayikoze n'abatarayikoze basaba imbabazi rwose n'abarokotse bakazibaha ariko se ibyo bizaba byunamuye u Rwanda bigize u Rwanda urwera kuri icyo no ntabwo ariko ngiye mbibona icyaha ntabwo ari ukubarisha abatutsi gusa hari ibindi byaha bindi byinshi niyo mpamvu izi mbabazi turi kwigisha hano zagutse kurusha kurenga ibyo ngibyo abanyarwanda tugombye kumva imbabazi ku buryo bwagutse bitari ibyo gushaka kuzikoresha mu bintu byacu bisanzwe byo kuri iyi si bwana Masabo Nyangezi nabonaga uzunguza umutwe nkaho wemeranya n'ibyo mvuga hari ibintu twagiye dukora nko mu mibanire yacu n'abatubeshyeye batugeretseho ibyaha twageze aho turavuga tuti abantu kugira ngo ubuzima bukomeze twese twarapfushije twese hari ibintu byinshi bibi byakozwe mu Rwanda ariko umuntu wafashe iya mbere akakubeshyera
akakubeshya akakugerekaho urusyo. Njye nta kibazo nagize cyo kubabarira rwose, kandi amfite basabye imbabazi ndababarira rwose, numva ari ntashora ingufu mu bintu by'inzika, ntashora ingufu mu bintu by'inzika rwose. Abo bantu ni famiye imwe gutya, nyine byari byubakiyeho byose, ariko nkanjye naravuze nti tubabarirane, mwagize agahinda mungerekaho urusyo, hanyuma tubabarirane. Ubu ngubu turavugana, ni normal rwose. Icyo kintu rero nacyo kiri mu bintu byagiye bikorwa utari utekerejeho, ngira ngo utari wibutse cyangwa wari utarakigeraho. Oya, kirimo rwose mu byo navugaga, ariko ibyo navugaga hari ibindi bikirenze. ni uko twafashe ibyaha nk'aho ari icyaha mu Rwanda kiriho cyabaye cyo kwica Abatutsi gusa, nta kindi cyaha kiriho. Kandi nyamara nubwo icyo cyaha cyavaho cyarangira, abahishe Abatutsi bakabasaba imbabazi, bakaba barasabye imbabazi, Abatutsi bakazibaha, nyamara ntabwo ariko umuryango nyarwanda wabana mu busabane kubera ibyo. Ese icyo gitekerezo Bwana Dismas Kaboyi ukibona ute? Kuko turagira ngo turebe dimensiyo yo gusaba imbabazi idashingiye ku bintu byacu by'Abanyarwanda, by'utuntu tw'Abanyarwanda, tubirebere muri dimensiyo y'imbabazi zivuye ku Mana, apana imbabazi twebwe Abanyarwanda twacuze tugashyira hariya tukaziha inkuta. Aho ngaho ngewe ushaka kujya mu gitekerezo cya Kizito Mihigo, ngewe ndabona icyo kintu twari dukwiye kukirenga. Imbabazi ziri mu mateka, imbabazi ziri mu gace runaka, imbabazi nk'aho hari ibyaha bizahita bishira hirya y'izo nkuta twaciye. Izo mbabazi uzivugaho iki mu Banyarwanda, Bwana Dismas Kaboyi? Ni ikibazo gikomeye cyane. Icya mbere cyo ntabwo ibintu bya jenoside ntabwo nkunda kubivugaho kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ntabwo ndi specialiste wabyo, ntekereza ko ari ikintu numva kindemereye, kindenze cyane, kindusha ubushobozi mu byerekeye ubumenyi ndetse no mu gutekereza no gushishoza. Impamvu ya kabiri ni uko ntekereza yuko la sosiyete nyarwanda y'uyu munsi turimo ari sosiyete ikomeretse cyane, itari yaba capable yo kubasha kuganira kuri ibintu bya jenoside na crime contre l'humanité byabaye mu mateka yacu ku buryo buri depassionné. Donc nge ntabwo nkunda kubivugaho cyane kubera ko numva un débat qui me dépasse en fait. Ariko ngarutse ku kibazo cy'imbabazi ubwacyo, ntekereza yuko nabora imbabazi kuri jewe kugira imbabazi nk'uko Masabo akoresha ijambo ryiza cyane nakunze ryo kuvuga yuko nkaho yakavuze yuko atashora imbaraga, adashyira imbaraga mu nzika n'inzigo. Ni ikintu vraiment gikomeye cyane. Hari abantu, ntekereza ko abantu mu buzima busanzwe abantu batekereza yuko kubabarira ari ubugwari, ari ukwemera kwishyira hasi, kwemera gutsindwa n'uwo urimo gusaba imbabazi. Ariko mu by'ukuri kubabarira ni ubutwari. Mu gitabo ndimo kwandika, abantu bababarira mbita intwari zititwaje intwaro. Donc ntekereza ko kubabarira ni ubutwari bukomeye cyane
nayo mpamvu mu Rwanda abantu babashije kubabarira bagatera nk'intambwe ya Kizito ari bakeya, hamwe iyo Masabo amaze kutubwira abantu bakeya cyane, kuko bisaba ubutwari. Ubutwari kubabarira birakomeye, ni ubutwari bukomeye cyane, nta nubwo abantu bakagombye kugira ngo nacyo kino kiganiro kibereyeho, kuko ni ukugira ngo twerekane ko hari izindi ntwari ziriho zititwaje intwaro, ariko zitwaje intwaro y'imbabazi, kuko imbabazi ni imwe mu ntwaro za gikristo. Kubabarira n'ubutwari ntabwo ari ubugwari, abantu ntabwo bagomba kugira ipfunwe ryo kubabarira. Noneho ugarutse ku cyo wabazaga, kugira ngo umuntu agere kuri ubwo butwari bwo kubabarira ibintu bijyanye na jenoside na crime contre l'humanité, ntabwo wasimbuka gutya ngo buke wabibabariye. Ni urugendo rukomeye umuntu agomba gutangira no mu muryango. Umuntu akabarira umwana akabarira se, umugabo akabarira umugore akabarira umugabo, akabarira inshuti ze za hafi n'izo mu muryango, n'uwo bakorana, n'uwo bahanganye mu bucuruzi cyangwa mu mikino, muri siporo. Umuntu akabanza, c'est une culture, ni umuco. Uwo muco umuntu akabanza akawubaka mbere y'uko dusimbuka tujya ku byaha bya jenoside. Umuntu agomba kubanza akabyiyubakamo iyo kamere y'Imana, iyo kamere yacu naturere, ni urukundo, kuko turi ishusho ry'Imana. Ukabanza ukayibamo, ukaba wowe. Jewe natureloma nagombye kuba isa n'Imana. Gusa n'Imana ni ukubasha gukunda, ukubasha kubabarira. Nkabanza nkayemera ko ariyo kamere yanjye, ko ibyerekeye urwango n'inzika n'inzangano atariyo kamere nyayo yanjye naturere Imana yandemanye, ahubwo ari ibintu natoraguye ngeze ku isi. Ndamutse nemeye kubaho muri iyo kamere y'ubumana, kuko twifitemo ubumana, Imana yemeye kuturema mu ishusho ryayo. Iyo kamere y'ubumana ikaba ariyo ijya hejuru y'ibyo bindi natoraguye hanze, nibwo nabasha kubaka imbaraga zibabarira abo turi kumwe ba hafi, abo turi kumwe bigiyeyo, noneho nkazageraho n'ibyaha biremereye bya jenoside na crime contre l'humanité nkabasha kubibabarira. Ariko kuri Kizito aravuga ati azita imbabazi zuzuye. Iyo jambo zuzuye, imbabazi zuzuye rero ni za zindi nyine dukura ku Mana, kuko urabona iyo turimo kureba nko muri mu Ivanjiri, ukareba uriya mugani w'umwana w'ikirara cyangwa niko bamwita, ngo ntekereza ko ari ikirara. Yezu uriya mubyeyi niwe mubyeyi ushushanya imbabazi z'Imana. Umwana yamuhaye ibintu, aragenda arabirya, ajya mu bintu bidahuye n'iby'umuryango wamuhaye, n'indangagaciro umuryango wamuhaye, arangije arataha. Ariko ageze mu rugo yakoze ikintu crime, yakoze crime contre la famille, yakoze ibintu bihabanye n'umuryango n'indangagaciro z'umuryango. Ariko agarutse, ntabwo ise yategereje ngo aze amupfukame imbere atange raporo avuga uko byagenze, bazana abantu b'inararibonye bamubwire bati wowe wa mwana wakoresheje ibyama tugukubite, cyangwa iso wagucikira iki n'iki. Yateguye umunsi mukuru wo kumwakira umwana atari yanagera no mu rugo ngo amubwire uko byagenze. Izo rero ni imbabazi nyine originali, za zindi twaremanywe, za zindi z'ishusho ry'Imana. Izo nizo tubanza guhinga mu mitima yacu, kugira ngo zisaduhe imbaraga zo kubabarira bya byaha ndengakamere twanyuzemo muri sosiyete yacu. Ni urugendo tugomba kugenda, ariko nk'uko Kizito abivuga, aravuga ati imbabazi koko ni impano y'Imana, ni ingabire y'Imana, ariko kubabarira bigomba kuva mu bushake bwanjye, muri volonté yanjye. Cyane cyane ko imbabazi kuzitanga cyangwa kuzisaba nta muntu bihombya, ahubwo nk'uko Masabo amaze kubivuga, ari uzitanga arunguka, ari uzihawe arunguka. Twese umwe akazura undi, nko kuzuka. Anabivuga muri ya ndirimbo y'Iteme, mwembi mukazuka, mukongera mukaba abantu nyabantu bafite ubuzima, bashobora no gutanga ubuzima.
none se niba tudashobora kugira imbabazi ngo tugire ubuzima tuzaha abana bacu n'ubu. Ngiye kubivuga ku bundi buryo kuko ngira ngo n'igihe wabajije ikibazo ku buryo wenda bushobora kuba bubajyana mu gice kimwe cyo kubona, tuvuge ko tugiye mu mateka y'u Rwanda duhanaguyemo jenoside yakorewe abatutsi, ntiyabaye. Izo crime contre l'humanité ntizabaye. Turi mu Rwanda, turi abanyarwanda nk'uko tumeze ubu ngubu. None ukabona iruhande rwawe hari abantu bari gusenyerwa amazu, ukabona iruhande rwawe hari abantu bari gukubitwa bazira ubusa. Abakora ibyo byose ugasanga bo bifata nkaho nta cyaha bari gukora, abandi tubari iruhande natwe tugakora nkaho tutari kubona ibyo bakora, cyangwa abandi bari kubikorerwa nkaho tutari kubireba. Ahangaha turi kuvuga imbabazi, noneho tukaba dushobora kwiyumva nkaho nta mbabazi tugomba kubisabira, cyangwa se nkaho ari ibintu nge icyo kintu kintera ubwoba, kuko uwo mutima utabona ikibi, cyangwa ukabona ikibi kimwe ikindi ukakirenza amaso, kandi burya ibibi byose birafatanye, nta kibi kiri ku ruhande gitandukanye na kiriya. Ikibi cyose kijyana ku bindi bintu bibi. Niyo jenoside yakorewe abatutsi yabaye kubera ko hari abantu barenganijwe, abandi babireba, abandi dufate ikibi uko giteye. Niba dushaka ko abanyarwanda bumva neza imbabazi Kizito yigishaga, ntabwo bagombye kubura gusabira imbabazi ibiri kubakorerwa iruhande, babireba ntibabiha agaciro, bagakora nkaho batunganye. Aho ngaho izo mbabazi kuzisaba no kuzitanga muri ubwo buryo rwose dukore nkaho ibintu bya jenoside tutabiri kubivuga hano, tutanabizi, cyangwa se za crime contre l'humanité. Ariko ni umuryango nyarwanda uri kwitwara, ugeze ahantu witwara ku buryo runaka, umuryango. Icyo kintu nicyo gihangayikishije, nicyo cyagombye gutuma twigisha imbabazi n'urukundo ku buryo bwihariye. Abantu rero twagombye, nk'uko Kizito yabivuze, abantu twagombye kubyigishana, ahubwo inararibonye ni twebwe abanyarwanda twabikorewe, twabibonye, twabibayemo. Ariko umuntu akitwara nkaho ibyo nta masomo byamuhaye, akarengane umuntu akumva ntacyo kamubwiye. Aho ngaho niho jyewe mbona dukwiye gutanga amasomo akomeye cyane, atunganye, imbabazi zitunganye, zuzuye nk'uko Kizito yabivugaga, imbabazi nyazo. Naho ngaho kuko imbabazi nyazo ziri kugenda zifite agaciro, kubera ko tufite ukuntu imbabazi twazishyize mu nkuta ya jenoside, mu nkuta ya crime contre l'humanité, ibindi byose turicecekera. Ibyo bintu rero nibyo nagira ngo mbishyiremo umucyo. Izo mbabazi zigomba kugera aho hose, zigomba kugera aho ngaho hose, kuko ikibi cyose kigenda gifitanye isano n'ikindi. Ndagira ngo mbahe, simbonye ukuntu amasaha agiye, ndagira ngo mbahe ijambo ryo gusoza ikiganiro umusanzu w'umuhanzi. Nakagaruka kuri radiyo Urumuri na KMP twiyemeje kujya dutambutsa, twimakaza dutambutsa ubu butumwa bwiza twasigiwe na Kizito Mihigo. N'ubundi tuzongera duhurira ahangaha
ariko dusezeranaho reka duhere ku badamu. Delphine Uwituze, wasoza iki kiganiro kuri izi mbabazi twaganiriyeho uyu munsi, izi mbabazi dutangiye twabonye neza uburyo zimeze n'ingano yazo, wasoza uvuga iki? icyo nasoza mvuga ngo nasozereza naho wari utuganishije ko imbabazi nibyo koko kugira ngo habayeho jenoside, koko habayeho ibindi byaha, ubundi bwicanyi nyuma ya jenoside, ariko noneho ibyo nibyo turi gushaka kugira ngo za mbabazi zikureho rwa rwangano, za nzika n'iki, ariko byose nk'uko babivuze bihera hasi, bihera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kristo baravuze ngo ibibazo byacu bituruka ku bukene, ku bujiji. Iyo yavuze ubukene hazamo n'inda nini, amashyari, ibiki. Ibyo byose ni ukuvuga ngo abanyarwanda tugomba message natanga, tugire umuntu, tumenye gukundana, dukundana nitugire umuntu, ntabwo uzirengagiza mugenzi wawe, nusanga aho bari kumurenganya ngo bikomereze, ugomba kumenya ko ari umuntu, nawe uri umuntu. Bwaba umuntu nitubwimakaza byose bizahera aho ngaho, wumve ko umuntu wese ari mugenzi wawe, twese twaremwe mu ishusho y'Imana nk'uko Kizito biririmba, duhera aho ngaho hasi. Nabyo ni byo tugende tunabiganiraho, hazimo n'ukuri. Kizito aravuze ngo agomba noneho n'indangagaciro y'ukuri, tujye tugira tubiganiraho mu kuri, noneho abasaba imbabazi bazisabe, abasanga bazitange, tugere kuri bwa bwenge dukeneye kuzageraho. Urakoze cyane Delphine Uwituze. Reka dukurikizeho Masabo Nyangezi icyo yasorezaho. Ntabwo numvise niba ari jyewe ubajije. Yego, ni wowe Bwana Masabo Nyangezi. Nawe nk'umusozo wasorezaho w'iki kiganiro twagize uyu munsi ku mbabazi. Mu by'ukuri buriya hari ikintu dukomara ku Mana, ikintu cyitwa ubuntu ubundi wagira ngo ni ubumuntu, kandi birenze ubuntu. Ndaza gusaba uriya muhungu witwa Dismas azabituvugururemo kabisa, twumve ko aho bihurira n'aho bidahurira. Ubuntu n'ubumuntu ngira ngo ni biri muri iyo suje twarimo muri iyi ngingo twarimo twiga, twarimo twigaho, kandi niryo shingiro navuga ko ari ishingiro rya ziriya mbabazi twavuga, iyi ngingo y'imbabazi twavutse rwose bifite ahantu bihuriye. Nibyo bifite ahantu bihuriye, kuko iyo ufite ubumuntu burimo n'ubuntu, ntabwo wifuza ko ni nka kuriya nyine guheranwa hari ahantu navuze mu ndirimbo ngo numva umutimanama ugoswe na kamere. Ahantu byahisemo vuba na vuba cyane, ariko en fait ni uruvangitirane rwa za emotion, ariko ni ukugerageza kubivangura tukareba ubuntu. Ni nabyo ngira ngo aribyo tuzi mu Gifaransa generosité, cyangwa hari ikindi kintu cy'Igifaransa cya Dismas igeze gukoresha ijambo nakunze yo kuvuga ngo kubonamo undi wowe. Nabyo ni urundi ruhande. Ubumuntu ubona undi mu wowe. Iyo bigenze gutyo byanze bikunze ntabwo uba ukimubabaje,
bigeze gutyo byanze bikunze cyangwa se gusaba imbabazi cyangwa se ukazimuha mu gihe yego ari nabyo twebwe abahanzi muri rusange twagiye tugerageza kuko indirimbo Sarigoma Mayibobo ntabwo ari Mayibobo ntabwo yari giwe ariko navuga ngo tugerageze kwerekana ko hari ibintu bitagenda umuntu twita kuri umwana ufite biriya bibazo umwana uri homeless kabisa uza mu muhanda urara mu iteme nabakavukire nuko n'ibindi hari indirimbo nyinshi buriya twagiye dukora nitwe tubirimo kandi mu by'ukuri twabibonaga tubirebera ku rundi ruhande ariko kumva ufite iyo misiyo yo kubivuga nubwo waba utari wowe bireba mbere na mbere utabirimo mbere na mbere icyo kintu rero ngo tuzakomeza tuganire uzategure n'ibindi biganiro ndetse binitabirwa n'abandi bantu ariko dukomeze tugicukumbure kuzageza igihe tuzavuga tuti hari aho tugejeje ubutumwa bukagera kuri buri munyarwanda akisubiramo akireba bukamukoramo cyangwa se bukamukoraho nimushaka indirimbo tuzajya muzajya musanga twaragiye tuzikoraho gake gakeya ariko za mutimanama zirahari rwose ubwo rero nakagaruka urakoze cyane nakagaruka urakoze cyane tuba tugushimiye bwana Dismas Kaboyi wasoza wanzura ku biganiro twagize uyu munsi kubabarira ute ijambo ni ryawe mwakoze murimo kwivuga narimo gutekereza ku ijambo Kizito yavuze mu gitabo cye avuga ko ngo byagombye ko abona jenoside ikamukorerwaho akanayirokoka kugira ngo atangire kwigisha imbabazi n'ubwiyunge. Ntekereza ko twebwe twabayeho muri biriya bihe bibi biteye ubwoba by'amahano ateye ubwoba y'ubwicanyi ya jenoside na crime contre l'humanité. Numva isomo ryiza dushobora kuvanamo ni uko twakigisha abana bacu, twakigisha amahanga, na Kizito abivugamo mu zindi ndirimbo, ubwiyunge, gusaba imbabazi no kuzitanga. Ariko ntabwo ari ibintu tuzigisha gusa bivuye mu kirere. Kizito yanatusigiye inzira nziza muri ya ndirimbo watangireho ye avuga ko Nyirimbabazi yarazitwanduje. Nyirimbabazi ninde? Ni Imana. Kugeza yuko twari dukwiye kwemera ubwo bwandu. Nyirimbabazi nyazo, Nyirimbabazi zuzuye. Nyirimbabazi zuzuye, Nyirimbabazi nyazo irakomeze cyane, yarazitwanduje. Yarazitwanduje, twari dukwiye kwemera kwakira ubwo bwandu bwose bw'imbabazi zuzuye nyazo. Kandi ubwo bwandu nibwo Masabo yavugaga buri mu bumuntu, mu ubuntu nicyo ngicyo. Ubuntu ni ugutanga, ugatanga ibintu materiyeri, ugatanga imbabazi, ugatanga urukundo, ugatanga impuhwe. Ni ibyo ngibyo Nyirimbabazi yatwanduje. Impuhwe rwose, impuhwe cyangwa empati. Empati ni nibyo Nyirimbabazi yatwanduje. Uwakoze cyane. Niyo kamere muntu, niyo ngiyo kamere muntu twandujwe n'Imana, twahawe n'Imana, niyo gutanga imbabazi, niyo gukunda, niyo kugira impuhwe. Twemere rero twandure izo za Nyirimbabazi, cyane cyane ko muri iki gihe turi mu gihe cy'igisibo, turimo turagisoza nk'abakristu. Cyari igihe cyo kwisubiraho, cyo kongera kujya muri iyo kamere yacu. Tuvuye mu gihe twibukagaho Kizito nk'intumwa y'amahoro n'urukundo n'ukuri no gusaba imbabazi n'ubwiyunge. Tugiye kujya mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igihe njyewe ntekereza yuko twari dukwiye kuzuka, tukava mu nzangano,
tukava mu magambo y'inzika, mu nzigo, mu guhora no kwihorera, tugatega amatwi abahanzi nk'abe Masabo Nyangezi mu ndirimbo umaze kutubwira, tugatega amatwi abahanzi nka Kizito Mihigo, nka ba Rugamba Sipiriyani n'abandi benshi cyane bagiye baduhangira ibihangano byiza dushobora kumva bikadufasha kuzuka, tukava ibuzimu tukajya ibuntu. Numva aricyo narangirizaho. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Reka mbashimire mwese kuba mwitabiriye iki kiganiro n'umusanzu mwagitanzemo, umusanzu ukomeye, umusanzu ugeze ku myanzuro tumaze kuganiraho kuvuga. Nkaba mvuga nti kwigisha ni byiza, ariko gutoza nanone ni byiza kurushaho. Ikindi kandi kwigisha, ngewe ndi umupedagogue, niyo formation na kariyeri yanjye, cyo bita l'apprentissage ni uguhozaho. Inshuro nyinshi iyo wigishije ikintu kirafatwa, nubwo cyari kigoye gufatika kirafatwa. Ubwinshi ukoresheje wigisha ikintu nibwo gifatika neza. Niyo mpamvu rero tutazahwema guhora twigisha cyangwa se dusobanura cyangwa se dutekereza kuri ubu butumwa bwiza Kizito Mihigo yadusigiye, yatuzaniye kandi akabudusigira, kugira ngo nidukomeza buriya hazajya hagenda hagira ibyinjira. Ntimwibwire ko ibi biganiro dukoze uyu mugoroba bitagize umurimo ukomeye byakoze. Abazawumva biri kuri YouTube bizasigaraho, bazakomeza kubyumva ibihumbi ku myaka izahishira. Abazajya babyumva bose byanze bikunze bazajya bitekerezaho. Twavuze ku mbabazi uyu munsi, tuzavuga no ku zindi ndangagaciro no ku bindi byiza bikubiye mu butumwa Kizito Mihigo yatuzaniye kandi abudusigira. Niwo umusanzu wacu, kandi ni nayo mpamvu ikiganiro nk'iki cy'umusanzu w'umuhanzi. Dushimira, ndavuga mu izina rya Radio Urumuri na KMP Foundation twafatanije gutegura iki kiganiro. Dushimira mwebwe mwakitabiriye, abahanzi cyane cyane, by'umwihariko Masabo Nyangezi, nawe umuhanzi Dismas Kaboyi, kuko ubwanditsi ni ubuhanzi ahubwo bukomeye cyane. Niyo mpamvu mvuga nti iyi plateau uko twari turi hano twari dufite ubushobozi buhagije bwo kwigisha indangagaciro yo kubabarira. Nkaba ngira ngo rero tuzahure ubutaha turi kwigisha ku yindi ndangagaciro, ku yindi nsanganyamatsiko y'indangagaciro twigishijwe kandi twasigiwe na Kizito Mihigo. Murakoze cyane, mbifurije umugoroba mwiza aho iwanyu, kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ndagira ngo mbaherekereshe imwe, sinzi cyangwa se anthem mu Kinyarwanda, sinzi uburyo umuntu abyita, ya KMP, kuko nsanga ari ikintu n'ibi biganiro by'umusanzu w'umuhanzi biri muri cadre ya KMP. Hari n'ibindi bikorwa bikorwa muri cadre ya KMP, ngasanga ari ikintu yadusigiye gikomeye, ari intwari ikomeye Kizito Mihigo yadusigiye, izadushoboza gukora ibi bikorwa byose. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo nyihe agaciro dusoresha kandi mbaherekeresha iyi imwe ya KMP. KMP numa y'amahoro, KMP nyenyeri y'urukundo, KMP muryango w'ubumwe, KMP kuri kubwiyunge, KMP ririmba, KMP curanga, KMP humeka amahoro, KMP
mupe turwanye ubugome twimika ineza n'ubuntu mupe twe ntiduhangana mupe dukunda ubwumvikane mupe ririmba mupe curanga mupe humeka amahoro mupe siga mupe byina mupe utuzanira ituze mupe bihuriro nyaryo ry'amadini anyuranye yo ku isi b'inzira y'abagana amahoro nubwo baba badahuje imvano mupe ririmba mupe curanga mupe humeka amahoro mupe siga mupe byina mupe utuzanira ituze mupe ndirimbo yubaka mupe musanzu w'umuhanzi mupe muvugo womora mupe muhanzi w'umugura mupe ririmba mupe curanga mupe humeka amahoro mupe siga mupe byina mupe utuzanira ituze mupe mugongo mugari mupe ngwino ntekera abana mupe mutima mugari mupe ngwino nkundire bose mupe ririmba mupe curanga mupe humeka amahoro mupe siga mupe byina mupe utuzanira ituze mupe ririmba mupe curanga mupe humeka amahoro mupe siga mupe byina mupe utuzanira ituze umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi ni uwo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye hanyuma icyo namwizeza ari uko tumuri inyuma mu kubaka igihugu twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda mbere yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda. ijambo rimwe rya mbere ngiye kuvuga kandi ndangizaho Kizito Mihigo Nyagasana akugororere mu ijuru abamarayika bamanuke baguha imigisha uzakomerezaho.
Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours de bons mots. On t'aime beaucoup. On t'oubliera jamais. Un bon message. Merci de ta part. hari ikintu imana igiye gukora u Rwanda mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito bafite uyu munsi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda I love you, Kizito!